nguhaye ikaze ufashe umwanya wawe ukaba ugiye kureba iyi video. Reka mbashimire cyane ku rukundo mukomeje kunyereka, yaba wowe wakanze subscribe, ugakora share ndetse ukamana comments ziri positive. Ndagushimiye cyane. Ikaze kuri channel yanyu, channel y'Abanyarwanda ndetse n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ucyumva iri jwi jya umenya ko ugiye gusobanukirwa 100% yaba mu bijyanye n'amafaranga cyangwa se n'ubumenyi bwa internet. You are welcome. Nkuko twari twabivuze muri introduction, twemeranyije ko ingingo izagera comments nyinshi ariyo tuzavugaho. Rero ingingo twahisemo ni cryptocurrencies. Cryptocurrencies niyo yagize comment nyinshi, akaba ari nayo tugiye guheraho, kandi nkaba nizeye ko iraza kubaryohera kandi mugasobanukirwa ese crypto ni iki. Kandi nurangiza iyi video ndabizi neza urabisobanukiwe 100%. Ese cryptocurrencies ni iki? Ninde nyirayo? Ikorwa ite? Isaba iki kugira ngo ikorwe? Ni gute ibyazwa amafaranga muri rusange? Iyi niyo ngingo tugiye kurambura uyu munsi, kandi ndabizi neza nusoza iyi video nka 90% y'ibibazo wibazaga bijyanye na cryptocurrencies biraba bikemutse. Reka dutangire tureba ese cryptocurrencies ni iki. Cryptocurrencies ni amafaranga y'ikoranabuhanga, digital money. Ayo mafaranga ntabogamiye kuri leta n'imwe cyangwa igihugu runaka, igihugu icyo ari cyo cyose, cyangwa yewe na banki iyo ari yo yose. Oya, ni amafaranga y'isi yose. Bitangiye gucanga, reka ngusobanurire. Ibi bisobanuye ko nta kigo cy'imari na kimwe gishobora kugenzura cyangwa ngo kigire ijambo kuri iri faranga. Iri faranga rikorwa hifashishije tekinoloji yitwa blockchain. Blockchain tugenekerereje mu kinyarwanda wenda cyiza twabyita ni ikoranabuhanga ryo kubika amakuru, aho transactions cyangwa ibikorwa byo kugura, kugurisha, kubitsa, kohereza cyangwa kubikuza byose bibikwa mu buryo bwizewe kandi buhambaye cyane, kandi buri wese ashobora kugenzura ibyo bikorwa. Utisubwa amabanga yose ntabwo bari ku karubanda. Igisubizo ni uko ari oya. Nubwo ubona ibyo bikorwa byose byakozwe, ariko iri koranabuhanga rirahambaye cyane. Rikoresha amazina bwite y'abantu, ahubwo rikoresha icyo twita contract address cyangwa address, ariko itari iriya y'ahantu utuye, ahubwo iyo address nk'iriya uri kubona kuri screen yawe. Iyi blockchain ni ihuriro rya mudasobwa nyinshi cyane zihuza imbaraga zikubaka icyo twita block. Uko mudasobwa zigenda ziba nyinshi cyangwa abantu bagenda baba benshi bakoresha crypto, ni nako igenda igira imbaraga nyinshi cyane. Iyi niyo mpamvu cryptocurrencies ikundwa n'abantu benshi. Yirizewe, ikora ku isi yose, itabayeho umuhuza, ifite umutekano. Ikindi kandi mu koherezanya bakata udufaranga duke cyane, hafi ya zero. Tugiye kureba ese blockchain ikora ite. Mu buryo bworoshye, blockchain ikora nk'igitabo cyangwa registre, aho buri transaction yose ibaye ishyirwa muri icyo gitabo. Ibi bituma byoroha gukurikirana no kugenzura uburyo amafaranga yagiye. Bivuze ko nta kubeshya kubamo, kuko buri kimwe kibera muri blockchain kiba cyanditse. Aya ma transaction yemezwa n'abavalidator cyangwa se abagize blockchain. Wenda nazabasobanurira abavalidator abo ari bo nimubishaka. Ibyo bintu bituma buri transaction yose ikurikiranwa. Niyo mpamvu transaction za cryptocurrencies zidahindurwa cyangwa se ngo ube wazihisha, zose zigaragara muri system. Hano kuri part 3 tugiye kureba ubwoko bwa cryptocurrencies bukunze gukoreshwa nyine muri rusange. Mu by'ukuri ku isi hari cryptocurrencies zirenga miliyoni 11, ariko nyine nubwo ni imibare y'agateganyo muri 2025. Ariko ebyiri muri zo nizo zikunze kugaragara cyane. Izo ebyiri rero arimo Bitcoin. Iyi Bitcoin yabayeho mu mwaka wa 2009, niyo crypto ya mbere yabayeho, yashinzwe n'umugabo witwa Satoshi Nakamoto. Uyu mugabo umwirondoro we n'ibanga, ntawe uzi isura ye, ntawe uzi ngo akomoka he. Uti ese ibyo bintu si iby'ikuzimu? Aya ni amabanga ya cryptocurrencies, nk'uko habaho amayobera matagatifu, ariko ibyo nabyo bituma ikundwa kurushaho. Iyi Bitcoin irahenze cyane, kuko muri 2025 igeze kugera ku gaciro k'amadolari 120,000, kandi ni nayo ikunzwe kuruta izindi nka sekuru wa cryptocurrencies zose ziri kuri isi.
indi crypto ikunzwe yitwa Ethereum. Ethereum ikoreshwa ahantu henshi cyane, ikoreshwa generating ama contract address ya address twavuze. Ethereum ikora ibintu byinshi. Ethereum ni naho hava EVM. EVM wenda mu cyongereza byitwa Ethereum Virtual Machine. Urumva ni nk'imashini generating ama contract address. Niyo mpamvu uzajya ubona kenshi bagusaba EVM wallet, ubwo uzajya wumva ko ugomba gutanga address ya Ethereum ariko ukuye muri wallet. Hari n'izindi crypto nyinshi cyane nka Ripple ariyo yitwa XRP, Litecoin, RTC, Pi Network abantu bakunze cyane, n'izindi nyinshi, ariko Bitcoin na Ethereum nizo zikomeye mu isoko kugeza aka kanya. Wenda ku bantu bashyashya batazi cryptocurrencies, ubu umuntu ashobora kuvuga isoko ukibaza uti se iryo soko ni irihe? Isoko rya cryptocurrencies ni ahantu nyine cryptocurrencies zicururizwa, ushobora kugenda ukazigura ku masoko yazo. Twavuga amasoko akomeye cyane harimo nka Binance, OKX, Bybit, Bitget n'izindi nyinshi cyane. Aya ni amasoko yazo, ama app yazo wayasanga kuri Google ndetse na Apple Store cyangwa Play Store. Muri igice cya kane cya video yacu tugiye kureba uburyo crypto zikora. Ese crypto zikora gute? Cryptocurrencies zikora nk'andi mafaranga asanzwe ngayo dukoresha nk'amanyarwanda, amadolari cyangwa andi mafaranga nyine dukoresha mu buzima busanzwe, ariko mu bihugu bemera kwishyura na cryptocurrencies cyangwa na online nk'uko ukoresha amafaranga asanzwe. Usibye ko ayo mafaranga nk'uko twabivuze ntabwo agaragara mu noti cyangwa ibiceri kuko ari digital, ni amafaranga y'ikoranabuhanga, ntabwo agira inoti cyangwa ibiceri. Ese wakwibaza wajya gukora inoti y'ibihumbi 120 nabyo by'amadolari, ubwo ngubwo yaba abaye nk'amafaranga asanzwe, kandi cryptocurrencies ni amafaranga ari digital, ntabwo ari amafaranga wafata mu ntoki uyahereza umuntu kujya. Turebye mu buryo crypto zikora, icya mbere ushobora kugura cyangwa ukagurisha crypto nk'uko ugura amadevize kuri yawe, ugenda ukagura amadolari cyangwa andi mafaranga asanzwe. Icya kabiri uba ukeneye wallet cyangwa ikofi, ariko nayo y'ikoranabuhanga atari ikofi ufata mu ntoki. Kuri iyo kofi twavuga wenda ahantu habikwa ayo mafaranga ama cryptocurrencies ni nka MetaMask cyangwa Trust Wallet, aho ngaho niho zibikwa ari secure kandi yizewe. Icya gatatu cy'uko crypto zikora, hazamo aba miners cyangwa abacukuzi. Aba ni abantu bagira uruhare mu ikorwa ry'ayo ma cryptocurrencies cyangwa ayo mafaranga y'ikoranabuhanga, kuko nibo bayacukura bari benshi muri iyo process nyine yo kugira ngo iryo faranga ribeho. Bakayacukura, ariko nyine bakayacukura mu buryo buri digital, atari ukugenda nka kuriya bacukuza amapiki cyangwa ibiti. Kuba crypto zicukurwa n'abantu cyangwa zikorwa n'abantu, zigakoreshwa n'abantu, nibyo bizigira secure, kuko nyine still iba yakozwe n'abantu kandi igakoreshwa n'abantu, urumva bigira secure. Ikintu cya kane ku kuntu crypto zikora ni decentralization. Iyi crypto iba yegereye umuntu cyane kuko ntikontororwa na banki cyangwa leta, ahubwo ikontororwa n'abantu basanzwe. Ikindi kirenze ni uko ikora ku isi hose. Crypto itandukanye n'amafaranga asanzwe kuko idafite aho ibogamiye, abantu bose ku isi bashobora kuyikoresha. Ku gice cya gatanu cy'ikiganiro cyacu tugiye kureba ibyiza bya cryptocurrencies. Ese cryptocurrencies zifite ibihe byiza? Cyiza cya mbere ni uko crypto iri fast, irihuse, nta gutegereza kohereza amafaranga, birihuta cyane igihe icyo ari cyo cyose, naho waba uri hose ku isi hose, isaha iyo ari yo yose, nyine birihuta, biri fast. Ikintu cya kabiri ni low transaction fees. Crypto ikata amafaranga make cyane ashoboka hafi ya zero. Niba banki wenda isanzwe ikata 1000 mu kohereza, muri crypto ho bakata nk'igiceri cya 50 gusa. Ikintu cya gatatu ni privacy. Privacy ni nka security, birashoboka kugenzura amafaranga yawe mu buryo bwihariye. Ikindi ntigaragaza umwirondoro wa nyirayo, ntiwamenya ngo ninde wohereje cyangwa se ngo atuye he, nuwahe cyangwa ngo yohereje arihe amafaranga. Icyo ubona ni uko yakugezeho cyangwa wohereje gusa. Ikindi ID wohereza aba ari ya address twavuze. Ikindi cya kane cya cryptocurrencies ni accessibility. Yegereye abantu cyane, amafaranga yawe uyakoresha nta usabye uburenganzira cyangwa ngo ujye gutonda umurongo kuri banki cyangwa ngo usange ngo amafaranga yashize kandi ari ayawe. Aho uyashakiye niho uyabonera, utitaye ngo ni ryari, nyine ari accessible. Ku gice cya gatandatu ari nacyo cya nyuma cya video yacu, tugiye kureba ese ni ibihe bibi bya crypto cyangwa ibyago n'ingaruka za cryptocurrencies.
Nubwo cryptocurrency zifite ibyiza byinshi, hari n'ibibazo byayo kuko nta mwiza wabuze inenge, baravuga ngo na nyiraho kugira amabinga. Inenge ya mbere ya cryptocurrencies ni volatility. Volatility ni ukuvuga ngo igiciro cya crypto gishobora guhindagurika cyane. Crypto imwe wenda tuvuge nka Bitcoin ishobora kugurishwa cyane bigatuma imanuka mu gaciro. Birumvikana niba imanutse wari ufite ibihumbi 100 wenda byo muri Bitcoin uhita usigarana nk'ibihumbi 20, kongera gutegereza ko izongera kuzamuka mu gaciro. Ubwo nyine akaba ari byo ari ikibazo bikabyara volatility. Inenge ya kabiri ni scam. Hari igihe abantu batanga nk'ama investment opportunities ya cryptocurrencies ariko ya fake, bakakubwira ngo shora hano uzakungukira aya n'aya, wayashyiramo ukabura hiye, ariko bakabikora mu izina rya cryptocurrencies. Iyi ngingo ya scam nayo tuzayigarukaho kuri iyi channel byimbitse. Icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'iyi ngingo yo kuri scam. Inenge ya gatatu ya cryptocurrencies ni legal issues. Nubwo crypto itegamiye kuri leta cyangwa ku gihugu runaka, ariko hari aho ifite imbogamizi mu bihugu bimwe na bimwe, kuko hari ibihugu usanga bitemera ikoreshwa rya cryptocurrencies. Ariko don't worry, turi mu isi y'ikoranabuhanga, ibi ngibi ntibikiri ikibazo. Mu myaka izaza hagiye kujya bakora ama digital currencies, gusa aya mafaranga dufata mu ntoki aya ngaya asanzwe ashobora kuba ari kugana ku iherezo. Inenge ya kane ni security. Nubwo blockchain iri secure kandi ihambaye, ama wallet cyangwa se amakofi amwe n'amwe ashobora guhakingwa, ariko ibi ntibikunze kubaho kubera blockchain iba ifite umutekano uhambaye. Dusoza video yacu, mu by'ukuri cryptocurrencies ni uburyo bushya bwo gukora amafaranga burimo inyungu ndetse n'ibibazo ko n'ubundi ntabwo bijya bisigana, ariko cryptocurrencies iri gutera imbere kandi biravugwa ko bishoboka ko yasimbura ayo mafaranga dusanzwe dukoresha y'inoti ndetse n'ibiceri. Niba ushaka kumenya uko cryptocurrencies zikora, uko zigurwa, uko zicukurwa, mining, nuko wazibika zikazakungukira, kanda subscribe kugira ngo iyo video nayo tuzayigukorera. Niba kandi tugeranye ku musozo w'iyi video, andika ijambo crypto muri comment, wibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment ku biganiro byacu. Reka mbashimire cyane, mwakoze kubana nanjye muri iyi minota itari mike. Mwakoze cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Gusa mbere yuko ngenda, reka nkwibarize nti utahanye iki uyu munsi? Cyandike muri comment. Ciao, ndabakunda cyane, naho muri video y'ubutaha. Gusa ikibazo ufite ushaka ko dugukorera video, byandike muri comment. Ibibazo byose ufite tuzabisubiza wenda muri video itaha. Ciao, Imana ibarinde.